ngo bwa uracyarara nabi. Ibintu winjiye mu rusengero ukora uracyabikora. Winjiye mu rusengero urindyarya usambanya abagore cyangwa abakobwa. Uhindura tekinike gusa kubera ko ufite izina rituma uri mu rusengero. Ubayobesha amanyanga yawe. N'ubundi ibyaha urabikora. Uri umubandi nk'andi mabandi yose. Usibye ko uri ibandi ryiyambitse uruhu rwera. Reka nkubwire, Imana igiye kubatwikurura kandi ibyo bintu byanyu birashaje pe. Hanyuma rero nawe wa mukristo, iyi ni imbuzi y'ijuru. Hindukira, va ku giti, dore Yesu. Igihe wahereye ubu nurabona yuko uri kurya ibintu bipfu, uri kubona kuri kurya imboga ziroze. Ubu nurabona ko iyo nyigisho yawe itazakugeza mu ijuru. Niba ibintu urimo bimeze nk'ikimina, mwirirwa mu bintu ngo gusa ngo iwacu ngo turasenga, ngo turanakundana, ngo n'umuntu wese ngo tumukora blood shower, muhora mu ivi shower, muhora muri blood shower, mu kirenge shower, muhora muri anniversaire, ubwo ngo muri mu mwuka. Hanze hase niba bikora. Indakubwiye yuko ibyo bintu ngo ndi muri shower k'ibirori gusa, ngo batubwiye ngo uyu munsi tuze twambaye imituku, ngo turi abasirimu. Yaba n'umwuka mwari musirimu. Nibanatangize n'isengesho. Nta n'isengesho, nta na mwami Yesu. Ngo mujye museka, ngo mujye ku mazi murya ifi. Iyo ni inyigisho itangwa mu gihe runaka. Icyo bita inyigisho y'umuryango, imibereho y'umuryango, uko abantu babaho. Ariko muhora mwiga uko umuryango ubaho. Kuki mukubitana se? Kuki mukubita mwashatse abandi ngwiki? Kuki mwahukana se? Kuki mwiruka? Kuki mutingo? Kuki ziri gusenyuka zitaramara kabiri? Ni anose behavior. Nuko ibyo bakugaburiye ntago bifasha, ntago birambye, ni isosi gusa. Ntago baguhaye umutsima utera imbaraga. Ibyo wariye niyo mpamvu. Reka nkubwire, umuntu atura umubu y'icyo yariye. Reka dusenga Imana. Baramubwira ngo haguruka, arahaguruka. Ngo yinjirana nabo mu rusengero yiterera hejuru. Uhereye kera kose abakurikiye Yesu, abakorera Imana, ikizakubwira yuko uyu muntu w'Imana ari mu murongo ukujyana mu ijuru ni ibintu bine. Icyambere, azakubwira iby'intege nke zawe adaciye ku ruhande. Kabiri, azakubwira ko umunezero w'inaho utari mu bugingo ari ntawe uhari. Gatatu, akubwira yuko isi izarangira ijuru rikabaho. Kane, akorana n'umwuka w'Imana. Dore uko byagenze kwa Mose. Yego, kwa Mose ngo yenze ku mwuka wari umurimo. Kwa Mose yenze ku mwuka wari umurimo, ngo yuzuza umwuka wera abantu 70. N'uwari wasigaye mu ihema nawe yuzuye umwuka wera. Bivuze iki? Ararera bagakura. Naho wowe nukura, ibyaha wazanye uracyabikora, ingeso wazanye uracyazikora. Uratukana ukanatukanira no kuri kamera, no mu rusengero warangiza ngo waburagaga. Nindakubwiye ko ijuru ry'Imana ribamo burage. Ibyo byose babyita mechanisme de defense. Uriyorohereza ariko urarembye, urindushye. Reka rero dusenge. Reka dusenge. Hanyuma umwana w'ubugingo wowe barakuyobeje. Ni nayo mpamvu ibyo bitangaza byawe bitazarama. Bazakubwira ngo urakiza ariko uzongera urware, kuko nta cyubahiro cy'Imana cyabonetse muri ibyo bintu, habonetsemo icyubahiro cy'abantu. Ntabwo ntakana yuko umuntu wasengewe yatanga ituro. Rwose nimunuke, nimunanuka ariko nta kibazo. Nta mugaragu uruta shebuja. Njye sinjya nisegura iyo mvuga ibyo Yesu ashaka. Nemeranya n'umutima wanjye na Bibiliya nasomye na teolojiya nize n'ubwenge Imana yampaye. Nemeranya ko umuntu wamusengeye agakira ubwe n'umutima we, areba ikintu kimuvuye ku mutima kingana nuko abishaka, akakubwira ati mukozi w'Imana warakoze kusengera. Ariko abantu bigize nka Mesiya, babaye aribo basimbuye Mesiya, barashaka ngo abantu babapfukamire babaramye. Ninjye wagusengeye urakira, ninjye watumye ushaka urugo, ninjye wakwirukanye abadayimoni, ninjye waguhesheje amavuta, ninjye waguhesheje umugisha. Izo nyigisho ndazivumye mu izina rya Yesu. Izo nyigisho nizicyura igihe, zatumye abantu b'Imana barindagira, zatumye abantu bavana amaso kuri Kristo bayahanga ku bantu, zatumye abantu basigaye bafata abapfumu bakabagereranya n'abantu b'Imana.
kuko bose barishyuza aho batandukaniye naho bishuriza naho ibyo kumbwira ngo umupfumu yisize ibintu nabariya bisiga ibindi abandi baza bafite za parufe nuherutse kubona umuntu batwereka umupasitoro ngo ukorera mu nce za Kimironko ngo ufite agaparufe apuriza abantu bagasinzira bakagwa muri koma ngo izo ni imbaraga ubwo bumaji nibucyura igihe mu izina rya Yesu izo mbaraga ndazivumye mu izina rya Yesu nzihinduye pararize Kristo wabambwe akapfa kazuka uwo naganze namire nk'uko inzoka ya Mose yamize ibitangaza inkoni z'abakonikoni bo kwa Farawo ndahamagara umwuka w'Imana ndahamagara Imana yera ndahamagara nyir'umurimo ndahamagara nyir'itorero na anewasikaha namanukire kumira ibyo bitangaza by'abakonikoni ibyo bitangaza by'abiyisa ba Yesu atari aba Yesu ibyo bitangaza bya bene Sikewa baravuga ngo umwuka akambwira ngo ndibwigaragaze bwigaragaze igihogoye ku rusengero turimo turajyana turi kujyana birangiye navuga ngo deka musengere ba bandi bafite kwizera guke bagaca inyuma bagakoteza amafaranga ngo nasubire kwa muganga baramusubizayo se kandi bamusezereye ndasenga mitamugurira ji ndavuga ngo mu mbaraga z'amaraso yawe Yesu ni wowe ufite piyese nzima zasimbura piyese ziri muri uyu muntu zarwaye iyo uza kuturangira hari piyese dusimbuza twari kujya kuzigura ariko kubera yuko nta spare part z'umubiri w'umuntu twigeze tubona inahangaha ni wowe watubwiye ngo tugutabaza uradutabara utwereke ibikomeye biruje utamenye ndasenya ndamenagura ibi bintu mu izina rya Yesu nyibivuga nago uwo mwanya byamenetse ariko uwo mudamu yararanye n'umwana we mu rugo ninjoro umwana aramubwira ngo mpa amazi aramusaba muhana agakoma arakanywa umwana arakira nyina aza kunde barambwira ngo bene wanyu babarokora ngiye sinyijijwe bari bankuyemo kwizera icyakora hari umugabo umwe witwa Shimiye w'Ikabuga niwe wamusengera arambwira ati nanjye Imana irambwiye ngira mukijije ariko abandi bari begeranyije amafaranga ndavuga ni yajyane ntuyasigaze ntujye kwa muganga bagusezereye nta handi ujya kuko buri ko aribo bari bamusezereye kandi mu bitaro bikuru ntari buvuge kuko nta wantumye kubyamamaza ariko yarakize kubera iki narabanye ndamaze wagiye kwa muganga yego bakubwiye iki baradusezereye no kubera iki afite ibibyimba bingana gutya kandi babuze uko babyopera nese ibibyimba bere hano bikagera mu gifu wabyopera ute wakuramo umuhogozi ni bya bindi bitubasha bwa Yesu hanyuma iryo tegeko Yesu afite rero reka nanemera yuko naba abantu bakorana n'ibi bintu by'ibibaraga nabo barakora barasenga bikaba ariko nakubwiye ngo sicyo kimenyesha kuri umuntu w'Imana ibyo ibitangaza bitari mu bugingo ibitangaza bitavuga ijuru ugahora ubwira abantu ukuntu ngo muzabaho inaha mugasirimuka ariko ntubwira abantu yuko n'icyaha kimunga ubugingo ntubwira abantu ko igihe kizagera bakava inaha bakajya mu ijuru ntubwira abantu yuko iminsi yo kuba inaha ngaho irangira hari n'ahita bavuga ngo oya ngo barana abantu ngo bagandisha abantu bakababuza gukora uzabaze mu ndangagaciro zanjye nkunda umukristo ukora umukristo w'umunebwe ntago duhuza mubwira yuko ahabanye n'iki jambo rivuga riravuga ngo nimuvuga ko abakiranutsi bazagubwa neza bazatungwa n'imirimo y'amaboko ntago ari imirimo y'amaboko y'abandi aho rero mukosore mutazanabeshya abantu mwakomeje kwihererana abantu mwabagize nk'abanyu ariko siko Imana ishaka Imana irashaka ngo abantu bahinduke bamenye n'iki Imana ibashakaho kandi reka tubabwire abantu nibimbuke ko Imana ariyo yabaremye abantu begera Imana nibatabaza batabaza Imana musigeho uwo muntu mwamaranye imyaka ingana uko yakumariye iki uwo muntu mwasenganye nabugingo bukaba utazi nuko biyiriza ubusa utazi uko bakomanga ku muryango w'ijuru utazi uko umuntu yacumuye yiyunga n'Imana hari n'abababwiye yuko ngo iyo ukoze icyaha ngo uhita watura uba abantu impamvu ubona Emana we Yesu we ingoma yawe ni amamare mwese mukomeje kubana natwe aho muherereye hose mu bihugu bigiye bitandukanye tubifuriza kugubwa neza
no kuguma mu rukundo ruva ku mwami Yesu rukomeze kubana namwe. Hanyuma ndi kumwe na kamera ziri ahangaha ni cano zigiye zitandukanye. Hanyuma imbere ya kamera mafite intumwa y'Imana, reka mvuga ngo ni pastori. Turakwakiriye pastor. murakoze kunyakira. Nanjye reka nakire mwebwe ndi kureba imbere yanjye nk'abanyamakuru. Yego. Ariko kandi simbure kwakira na bene data tubana umunsi ku munsi badukurikirana mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Babwire ngo bagubwe neza, ijuru ryongere ribishimire ribatekerezeho, kandi mbahumurize. Babwire ngo aho muri mu bibazo cyangwa se mu bisubizo, ariko ijambo rimwe riravuga ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ntagire ugira ubwoba, ahubwo yitegure ko ijuru niribyemera impundu ziri buvuge mu izina rya Yesu. Amen. Pastor, mbere yuko dukomeza ikiganiro cyacu wabanza ukadushyira imbere y'Imana. Niko kuri. Turi imbere yawe mwami Yesu, tugwaye karibu n'ikaze. Byo tugiye kuvuga ntago ari ibyacu, ni ibyawe. Tugwaye karibu ngo utuyobore kugira ngo tutiyobora tugakora ibidakwiriye. Hejuru y'ibyo abana bawe twari tuje tugushaka, tugufitiye inzara n'inyota. Kubw'iyo mpamvu rero nutuyobore udukoreshe abazabasha gukurikira bose, ndetse yaba ari nonaha ndetse no mu gihe kizaza, bagakurikirana ijambo ryawe, bazahembuke kandi bubakike kubw'izina rya Yesu. Amen. Hanyuma buriya kuganira na pasiteri ntabwo biba byoroshye. Hanyuma turi mu mwanya mwiza wo kumva icyo umwuka abwira amatorero. Ariyo mpamvu nanjye nguhaye umwanya ndakwakiriye utegezeho icyo umwuka abwira amatorero. Ni karibu. Murakoze cyane. Kuganira na pasiteri ahubwo nibyo byoroshye. None se waganira n'umushumba bigakomera gute? Reka nukwigengesera nyamuneka. Reka dusabe badusomera ijambo ry'Imana. Yego. Kubera ko riraturuta. Ijambo ry'Imana ni rikuru, riraturuta. Ariko reka dusabe bari dusomere, hanyuma tubashe n'ubundi kuryifashisha. Yego. Baradusomera rero ijambo ry'Imana riboneka mu byakozwe n'intumwa. Byakozwe n'intumwa ibice byaho bitatu. N'umurongo turahera ku murongo wa mbere. Hanyuma ibyakozwe n'intumwa, yego, ibice byaho bitatu, guhera ku murongo wa mbere. Ariko ugende gake gake. Ugende gake gake kugira ngo tugendane neza mu ijambo ry'Imana. Nabo turi kumwe babashe kumenya neza intego dufite. Gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice byaho bitatu, umurongo waho wa mbere ugere hepfo gatoya. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ibyakozwe n'intumwa umurongo waho wa mbere, ibice bitatu. Ibyakozwe n'intumwa ibice bitatu, umurongo wa mbere. Yego. Nuko Petero na Yohana bazamuka bajya mu rusengero. Mu gihe cyo gusenga ari cyo saa 9. Mu gihe cyo gusenga ari cyo saa 9. Hariho umuntu wavutse aremaye. Ibirenge. Tubyumvikaneho, ntabwo ari umuntu uremaye ari hanze. Kuko ubu tuvugana abantu bari mu bitangaza by'ibintu abantu bateje abandi. Ariko especially cyangwa se icyitonderwa kuri uyu we nuko yavutse. Aricyo kintu ushaka kugira ngo abantu bitondere. Mu gihe cyaba Petero na ba Yohana bo bakizaga n'abantu ubumuga bavukanye. Uzanyereka abantu bari gukiza abantu bavutse baremaye muri iki gihe, bari gukiza ibyo babateje. Ariko abakiza ibyo abantu bavukanye ni bangahe? Komeza tugende. Hariho umuntu uremaye ibirenge yarabivukanye, nibyo? Komeza usome. Komeza umurongo ukurikiraho twumve icyo Bibiliya iri kuvuga. Yego, reka nze gato. Yego.
abonye Petero na Yohana abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero arasaba ngo bamuhe Petero na Yohana buretse we uwo murongo wugumaneho gato. Icyambere ntabwo bari abambere yasabye, hari abandi yasabye, yego, ariko kuko yamenyereye gusaba abonye Petero na Yohana nabo batambutse ati namwe murampaye. Hanyuma bigenda bite? Imana ishimwe ko uyu mwanya tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Imana ishimwe ko iri jambo ry'Imana tugiye kuriganira n'abantu bagomba kumva icyo ribabwira. Yego. Hanyuma abonye Petero na Yohana bagiye kwinjira mu rusengero. Arabasaba ngo bamuhe. Petero na Yohana baramutumbira. Petero aramubwira ati uturebe. Abitaho agira ngo hari icyo bamuha. Abitaho azi ngo bagiye kumuha ibikoroto, ibiceri n'inote nk'uko ari byo yamenyereye. Yego. Hanyuma Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo mfite, ahubwo icyo mfite ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti haguruka ugende. Utararengaho. Yego. Wowe n'icyo uri gutanga muri iyi minsi? Hari umuntu, hari ababuze umwuka wera, ntagira ibyina hatanga, ariko n'umwuka wera we yaravuze ati uturebe. Ntabwo ifeza n'izahabu byo ntubidushakiremo. Kandi bari bambaye amakote meza rwose. Abakozi b'Imana dukunda kwambara amakote. Yego. Hari igihe aba nta kintu kirimo, ariko iyaba nta cyari kiri mu ikote, ariko hari ikindi kirimo. Se urukunyumva? Ndakumva cyane. Iyaba nta cyari kiri mu ikote, iyaba nta kiri mu ikote, ariko mu mutima kirimo, ntacyo byari bitwaye. Yego. Mu izina rya Yesu Kristo haguruka. Uwo mwanya rero. Yego. Komerezaho. Maze amufata ukuboko kw'iburyo aramuhagurutsa. Kw'iburyo bisobanuye gukiranuka kw'Imana. Haleluya. Nta muhanuzi ukorera buretse ku kuboko kw'iburyo. Muhanuzi wese udakorera mu gukiranuka kw'Imana. Hari abahanuzi muri iyi minsi bari kuyobya n'abantu ngo twebwe ngo turagukiza, ngo twigurukanaho karande, ng'imyaku, ng'imikoshi, ng'inyatsi. Reka da, barakubeshya. Kuko ibyo bintu bari kukubwira ko bari kukwirukanaho, nabo bafite bene wabo byabase, kandi nta muntu wishimira kugira mwene wabo umeze nabi, bitera ipfunwe. Ahubwo abantu kugira ngo abantu babemere barimo bavuga ibitangaza bakora. Ariko reka nkubwire ngo umuntu w'Imana, haleluya, umuntu w'Imana akorera mu gukiranuka kw'Imana. Ibintu byose bitarimo gukiranuka kw'Imana ni ibitangaza ariko by'abadayimoni. Ngiye kukubwira iki ngiki sindakigarukaho, kuko iryo jambo nurirangiza ndinjira mu bundi butware bwaryo. Yego. Haleluya. Amina. Kuko uyu munsi wa none tugiye kuganira icyo bita ibitangaza bya Yesu. Biracyahari. Yego. Vuga ngo biracyahari. Biracyahari. Amina. Abantu nibareke kuyoboka Bayali. Abantu bareke kuyoboka abapfumu. Abantu bareke kuyoboka abantu babatuburira babwira ngo zana igitambo cya miliyoni 10. Siko nabonye hari umuntu uri ahantu mu rusengero ngo mwanyemera ngo mugafata aya mafaranga yanjye. Amafaranga yawe urayahendahendera. Uzi ukuntu wayabonye bikugoye. Reka nkubaze. Imana ira tuvugishe ukuri, wibeshye. Kugira ngo ubone ibihumbi 5 cyangwa 10 bisevinga mu mufuka wawe birakorohera? Biragora. Hanyuma umuntu agaterura miliyoni 2, miliyoni ibihumbi 100 ngo mwanyemera mukayakira. What? Kugira ngo wereke umuntu ko afite ubutware. Nibyo koko afite ubutware bwo kuba yakuzanya, ariko cunga sana. Ibyera byose ntabwo ari amata. Ibibengerana byose ntabwo ari zahabu. Ni iki gituma abadayimoni bashobora kukubuza kumenya ubwenge? Mwuka w'Imana avuga ku bugingo. Ibitangaza bya Yesu. Amufata ukuboko. Aramubwira kw'iburyo. Aramuhagurutsa. Cyo bita igitangaza gikorewe mu gukiranuka kw'Imana. Iyo gikorewe mu gukiranuka kw'Imana, Imana yumva isawundingamo cyane kuruta abantu. Imana igaragaramo cyane kuruta abantu. Genome Sir Bray. Ijuru rigaragaramo cyane
kuruta abantu. yego Rero abantu reka mbabwire, ubundi ninde wababwiye ko Satani adakora ibitangaza? Ninde wabibabwiye? Satani akora ibitangaza ava mu ijuru se, ko Imana yamuciye mu ijuru kubera ubwibone? Twigeze tubona aho yamwambuye impano ze? oya Impano yarazimanukanye. None rero niba Satani akora ibitangaza, ni kikubwira ko ikizatandukanya ab'Imana n'abasatani si ibitangaza, kuko n'abasatani barabikora. Ahubwo ikizakubwira yuko umuntu w'Imana ari we uhuye nawe, nuko azakubwira amagambo akiza ariko arimo n'ubugingo. yego Fite ibyiringiro bifite ubugingo, fite umugabane mu ijuru, fite rasibawa Haleluya, ene imbaraga pakora n'amavuta. restita iniwazema. Ibyiringiro bifite iki? ubugingo Unosepa ari wizima Haleluya. enekike doze herva. Ibyiringiro bitagira ubugingo ntabwo ari iby'Imana. Ubu abantu barimo batwicisha inyigisho za prosperity, ngo receive, ngo and receive, ngo cakira wongere ucakire, Yego. ngo ngwino utware ibyawe. What? Ibyiringiro cakira ibyawe? Ubuse kumbwira ngo nshakire imodoka, nshakire n'inzu, abapagani bazitunze barazicakiye. Kumbwira ngo ninshakire ikibanza, yego simvuze yuko guhanurirwa ibintu byina hari bibi, ariko wishaka kumoza muri icyo bintu byo kunsinziriza. Wimweza muri kadase, kuko mu rusengero ikintu cya mbere tuzi kivamo ni ibyiringiro by'ijuru. Iyo ibintu umbwiye bitarimo iby'ubugingo, ubunyobya, kuko ibyo bintu uri kumbwira no hanze nabihabona. Siko kuri? Kwirirwa uri kurusetsa mu rusengero ngo ni ukugira ngo mpembuke, mu maspektakere ntibabivuga. Ntago wabonye ahantu henshi haba ibitaramo byo gusetsa abantu? Ntibahari abantu babifite? Hanyuma se bariya baba bajyana abantu mu ijuru? Iki gishobora gutuma abantu birirwa bazenguruka. Ariko reka nkubwire, ubuzima bumeze nk'ubw'ikinyugunyugu, wirirwa ugwa ku ndabyo zose ngo nizawe, ngo nibi ni ibyacu. Burya ngo ikinyugunyugu iyo kigwa hariya cyo kiva ngo nibi ni ibyanjye, ngo na biriya ni ibyanjye, ngo na hano ni ibyanjye. Receive and receive. Ugasanga ufite agenda ngo we ngo uzagira amamodoka, ngo byarukururana. We uri gukururana n'abadayimoni bakuze, ngo none ushaka rukururana. Ninde yakubeshye ko ibintu biza bitakorewe? Toniki baoze mepa. Umugisha uzanwa nuko bengite fahariwa. Bibiliya yaravuze ngo umuntu nakura ibishimwa mu bigawa azaba nk'akanwa kanjye. Senosiki devone papa. Nikita, ninde wakubeshye ibishimwa nibiva mu bigawa, Imana iguhindura akanwa. Iguhindura akanwa ngo umukiranutsi iyo yatuye Imana irarema. Jabose kidetofa. Ibyo uvuze Imana irabirema. Imana iguhindura akanwa nyine. Etakute kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, twahanywereye amazi meza, amazi etatotatapapo sangariya baole kitifohore. Ku musaraba yo hava ubutware. Ubutware buguhesha amahirwe. Mbabarira urangize iryo jambo. Nukuri. Reka ntabwo turatinda, turasengera abantu, turashaka kubwira abantu ko Yesu agikora ibitangaza. Imbaraga za Yesu ziracyahari. Yesu aracyabohora. Abohora n'ababivukanye sha. Yego. N'ababivukanye ureke abantu ngo baguteje ibintu ngo ndabyirukana ko ntarabona arambura uturenge twavutse afite ikibazo. Ibyo ni ikikubwira ngo ibitangaza byabo bifite aho bigarukira. Ariko Yesu yaravuze ngo nimugira kwizera muzimura n'imisozi ishinguka itabwe mu nyanja. Ni ijambo risobanuye ngo kwizera kwawe kwaguhesha no gukora ibyo Yesu yavuze uzakora. Yadusigiye intanga. Rega dufite task twebwe, dufite misiyo. Aha, soza iryo jambo. Uwo mwanya ibirenge bye n'ubugombambari birakomera arabandaduka yego arahagarara aratambuka biremera yinjirana nabo mu rusengero ntibamusize hanze, atambuka yitera hejuru ashima Imana. Abantu bose babibona agenda ashima Imana
baramumenya ko ari we wajyaga yicara ku irembo ry'urusengero, wicaraga ku irembo ry'urusengero ryitwa ryiza, asabiriza ngo bamuhe. abantu barembereye mu nsengero zitwa nziza, barumirwa. abantu barembeye kuri za ritari, uza abantu barembeye ku dututi, uza abakobwa baheze ku ishyiga bari mu nsengero, uza abasore n'abakobwa, uza abantu bari gusambanira mu nsengero. wowe urusengero rwitwa rwiza ariko rutavugirwamo iby'ubugingo. impamvu ibyaha bigwira mu rusengero ni uko abantu bagwije guhamagaramo ibyinaha ngaha. ibyinaha, reka nkubwire, ibi mvuga birazwi, abantu bajye banemera ko tuvuga. turi ku ijambo rivuga ngo ibitangaza bya Yesu biracyahari. 2013 ndumva ari 2013 nibwo twari tutangiye gukora umurimo w'Imana mu buryo bugaragara cyangwa nk'umudugudu ahantu bita Nyakabungo muri Gihogwe. haje umwana wabivukanye agendera ku imbago ebyiri, ariko kigera mu iteraniro numva umwuka wera njeho, ngendera muri iki cyanditswe ndavuga ngo niba Petero na Yohana baruzuye umwuka wera bagahagurutsa ikirema ku irembo ryitwaga ryiza. muri iki gihe twe tuvuga ngo wamugaye, ufite ubumuga, ariko Bibiliya yavuze ngo ni ikirema. ntihagire ubimpora, ni biri muri Bibiliya. noneho numva kwizera kwanjye kuratubutse, numva kuragutse, numva ndebye cyane ku mbaraga ziri mu maraso ya Yesu. numva nibutse ko Petero na Yohana batakiri inaha, ariko ngewe mpari. ndangije ndavuga ngo uyu muntu agomba gukira, ndizera. nta kintu yari yampaye, nta nubwo ari nge wari wamuraritse. we yiyumvishemo kuza mu rusengero, nanjye Yesu anyumvisha kwizera gukiza. ndamuhamagara, abari bahari barabyibuka. muhamagaye araza, ndamubwira ngo tugiye gusenga. ndasenga, ijwi rambwira ngo izo mbago nazirekure. ndamubwira nti rekura izo mbago. arekura imwe, iyindi aratinya, ariko imwe abasha kugira gute? kuyirekura. yarabivukanye, ntabwo ari imodoka yamugonze, ntabwo ari impanuka yagize, ntabwo ari ibirozi bamuroze. yaragize gute? yarabivukanye. hanyuma rero naramusengeye, tuzengurukana mu rusengero, ntwaye imbago imwe nawe atwaye indi. ndamubwira ngo nugira kwizera niyo ngiye uyisige. arambwira ngo kwizera ndagufite mukozi w'Imana, ariko ndumva kutaruzura, reka nijyanire n'iyi ngiyi imwe. ndamubwira ngo ku wa 4 w'igitaha uzayizane. abantu bose baratangara, bamwe baraza baranyongorera ati niko yavutse. ndababwira ni mvi inyuma, mwumve inyuma. nanjye mera nka yumwe Pawulo yavuze ati mvi inyuma Satani. ndababwira ni mundeke byo ndimo ndabizi. narasenze ku wa 4 ndashima Imana, yagarukanye yambago, agenda n'amaguru ye. nabugingo ubu ndumva ashobora kuba byaye kabiri n'umudamu, icyo gihe yari umukobwa. ubu tuvugana agenda niyo ubibonye ubona koko yigeze kugira ubumuga, ariko ntajya agendera ku mbago, nta nkoni yitwaza, yikorera ibintu bigakunda. Yesu aracyakora, Yesu aracyakiza. abantu nibareke kujya mu bapfumu, abantu nibareke kujya mu bantu bavuye guhaha imbaraga muri Nigeria. Yesu aracyakora. kandi se ko namusengeye hari n'igihumbi namwatse. ariko abantu ngo ntago ngo amavuta akora, ngo udatanze igitambo, amavuta ntago akora. amavuta yawe koko aho yakuye baguhaye kondisiyo zuko atazigera akora nta gitambo, ariko ya Yesu ni we buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana ryaratoranijwe rihinduka irikomeza ifuruka. mubakwe nk'amabuye mazima mu b'inzu y'umwuka wera, kugira ngo mubashe mwubakwe nk'amabuye mazima. anesiri wera, mwubakwe nk'amabuye mazima, mwubakwe nk'amabuye mazima, mwubakwe nk'amabuye mazima, mwubakwe nk'amabuye mazima. abantu barakubeshye, barakwishe wowe, barakuyobeje. ni nayo mpamvu ibyo
bitangaza byawe bitazarama. Bazakubwira ngo urakiza ariko uzongera urware, kuko nta cyubahiro cy'Imana cyabonetse muri ibyo bintu, habonetsemo icyubahiro cy'abantu. Ntabwo ntakana yuko umuntu wasengewe yatanga ituro, rwose ntimuntuke. Nimunanuka ariko nta kibazo, nta mugaragu uruta shebuja. Njye sinjya nisegura iyo mvuga ibyo Yesu ashaka. Nemeranya n'umutima wanjye na Bibiliya nasomye na teolojiya nize n'ubwenge Imana yampaye. Nemeranya ko umuntu wamusengeye agakira ubwe n'umutima we, areba ikintu kimuvuye ku mutima kingana nuko abishaka, akakubwira ati mukozi w'Imana warakoze kunsengera. Ariko abantu bigize nka Mesiya, babaye aribo basimbuye Mesiya, barashaka ngo abantu babapfukamire babaramye. Ninjye wagusengeye urakira, ninjye watumye ushaka urugo, ninjye wakwirukanyeho abadayimoni, ninjye waguhesheje amavuta, ninjye waguhesheje umugisha. Izo nyigisho ndazivumye mu izina rya Yesu. Izo nyigisho nizicyura igihe, zatumye abantu b'Imana barindagira, zatumye abantu bavana amaso kuri Kristo bayahanga ku bantu, zatumye abantu basigaye bafata abapfumu bakabagereranya n'abantu b'Imana, kuko bose barishyuza. Aho batandukaniye naho bishyuriza. Naho ibyo kumbwira ngo umupfumu yisize ibintu, nabariya bisiga ibindi, abandi baza bafite za parufe. Nuherutse kubona umuntu batwereka umupasitoro ngo ukorera mu nce za Kimironko, ngo ufite agaparufe apuriza, abantu bagasinzira bakagwa muri koma, ngo izo ni imbaraga. Ubwo bumaji nibucyura igihe mu izina rya Yesu. Izo mbaraga ndazivumye mu izina rya Yesu. Nzihinduye pararize, Kristo wabambwe akapfa akazuka. Uwo naganze namire nk'uko inzoka ya Mose yamize ibitangaza inkoni z'abakonikoni bo kwa Farawo. Ndahamagara umwuka w'Imana, ndahamagara Imana yera, ndahamagara nyir'umurimo, ndahamagara nyir'itorero na anewasikaha, namanukire kumira ibyo bitangaza by'abakonikoni, ibyo bitangaza by'abiyisa ba Yesu atari aba Yesu, ibyo bitangaza bya bene Sikewa. Bene Sikewa baravuga ngo mu izina rya Yesu. Uwo Pawulo avuga, reka nkubwire, ntabwo urahura na Yesu, kuko impamvu utarahura na Yesu, ntabwo uvuga ibiri mu nyungu za Yesu. Yesu ntabwo yunguka iyo uvuze ubwira umuntu, umuhanurira inzu ariko ukamusigana umugogo w'icyaha, umuhanurira amafaranga ariko ukamusiga ubugingo bwe bubora. Yesu ahomba, wowe uhombya Yesu. Henesiko, wowe uhombya Yesu. Nepine sa, Imana igiye guhangana namwe. Ibyo bitangaza bitabyara ubugingo, aho mwabikuye bigiye kumenyekana. Nongere nkubwire ngo simpakana ko Imana itanga amazu, simpakana ko Imana itanga amafaranga, simpakana ko Imana ikura abantu mu buzima bubi, simpakana ko Imana ihindura abantu. N'umuririmbyi yaravuze ngo arantangaza, Yesu arantangaza. Akura umuntu muri puberi akamuhindura, akamukarabya we, akamusiga, akanamwambika. Yesu arantangaza. Edestitaso ni ijambo rivuze ngo kwa Yesu iyo tuhageze turanasirimuka, ariko enevasipa, inyungu za Yesu, inyungu z'ijuru itawasipa. Ikijuru rishaka nuko n'imitima yanyu ibitunganiye Imana, kuko igishoro gikomeye kiri muri wowe, nuko Imana ivugira muri wowe, nuko ubugingo bwawe buba buzima. Ntabwo iyo mibiri usiga, ntabwo ari izabona Imana. Ibyo bitangaza nta na kimwe uzakura inaha. Reka nkumenere n'ibanga, iminsi izagera uva inaha, iminsi izagera urangire, iminsi izagera umwuka ushiremo, kuko nawe ntuzaba hakaramata. Ikimenyetso nguhaye nuko uzarebe abo mu muryango wawe igisekuru ukomokaho, uzasanga bakubanjirije barapfuye, bivuze ngo nawe uzabakurikira. Ibyo baguhanurira nta na kimwe uzajyana nacyo, kuko bazagushyira muri metero 2 kuri 1. Abatarabiciye bazabirya. Ariko desa wangi libreya mu byahishuwe haravuga ngo mwuka aravuga ngo yego nibaruhuke imiriho n'imihati, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Igize gute? Ibakurikiye. Imirimo izagukurikira, gukiranuka bizagukurikira, kandi ngo gukiranuka gushyira ubwoko hejuru. Ariko ibyaha bikoze isoni amoko yose. Hari abantu
kubera ukuntu bakomeje. Kandi reka mbwira abantu, reka da si uko bimeze, ntabwo ari uko bimeze. Intama kuko zari intama nyine zizamurikirwa n'umucyo, Imana ibarokore, ahubwo uwabayobeje niwe Imana igiye gukubita. Rya jambo rivuga ngo nzakubita umwungeri intama zitatana, zizatatanira ahandi hirya no hino. Ariko wowe wihaye iyo nyigisho ngo kugira ngo abantu bakugumeho, ya receive and receive, cakiragonga afata, utitaye ku bugingo n'igishoro, ukicara ku ntebe yo kwitwa umukozi w'Imana, ariko uri intumwa iyobya. Ijuru rigiye kugukubita inkoni izatuma uva kuri iyo ntebe, kandi ibyo uvuga bigiye gukama, kuko bizacura igihe ibya Yesu nibyo birama. Nta mugisha uri mu by'isi n'umuramutumuka, ibya Yesu nibishira aramaza wenyine. Kwa Yesu niho bidashira. Petero na Yohana bari kumwe, wibuke ko batarahabwa umwuka wera, bataragira gute, batarahabwa umwuka wera. mubwire ko hari n'abandi bantu bagiye mu bidafite umumaro, bavanga ibyinaha n'ibyo mu ijuru, babusana n'umwuka wera nyirizina, bawubuze bajya gucisha imbaraga. Reka nkubwire, kuko nta mwuka wera ufite uzahanwa kabiri. Havumwe uvuga ngo iravuze itagize gute, itavuze. Noneho batarahabwa umwuka wera barategereje, barihanganye. Kristo ngo atandukane nabo, arababwira ngo icyakora, ibyakozwe ngo n'intumwa 8, icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo pika daranima bo kumamya i Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya, no kugera ku mpera. Sevade bonegeri drome periala nesha hose kitahora vayasi pide more hema. Igihe cyose utariyumvamo imbaraga zo kuba umugabo wo guhamya ibya Yesu. Ariko ubundi reka nkubaza, urwo rusengero ubamo umazemo imyaka rutaraguhindura kwitwa umugabo uhamya ibya Yesu, ntuzi kwisengera. Niyo umuntu akubwiye ngo tera isengesho birakunanira, ubundi wize iki? Gupfukamira umushumba no kumubwira ngo wigiye ku mavuta ye, warize koko? Wize iki? Utazi no kwisengera? Ayi, wa mwenda wari ukingirije hera wagira ngo wakingurukiye abandi, wowe urasigara. Reka nkubwire, nicyo kikumenyesha ko uri kumwe n'umuntu nawe ukennye, mwisi y'umwuka n'umukene. Ayu, reka mbaseke, ubanye n'umuntu imyaka 2, ntuzi kwisengera, uri mu rugo, ntuzi kwiyiriza. Ariko reka nkubaza, ntiyavuze ngo tugere ikirenge muke? Intumwa ndashaka ko tugendana. Yego, turi kumwe. Amena. Intumwa zabanye na Yesu imyaka 3 n'amezi 6, byazihaye imbaraga ku rwego Yesu adahari, atagize ati adahari. Uzi ko ari abakristo bamaze mu nsengero imyaka 5 atashobora kwitegura amasengesho y'igice cy'umunsi cy'amasaha 12, ntabyo yashobora. Kubera iki? Nuwamureze, uko wigishijwe nyine nukureshya. Tukugire gute se? Ariko Imana igiye gukubita bene abo bungeri, hanyuma zizatataniraho abazifite uburyo bwo kuzerera bazirera. Izi ntumwa zamaze iminsi 10 ziri mu cyumba cyo hejuru, ziri zonyine, umwuka wera yaratari hasi, ubyibuke. Ariko zari zizi gusenga, kuko Yesu ari kumwe nabo, yarabatoje. Zaranamubwiye ngo twigishe kugira gute, gusenga. Bitwigishe natwe tuzamena uko tubwira abandi. Twigishe gusenga, arabigisha. Hanyuma barabizana, baranabikoresha. Ariko umaze mu rusengero imyaka 5 no kwisengera mu rugo ntabyo uzi, igihore kigwa ku nzu uti baranyishe, umuserebanya wanyuraho ngati baraje, ubundi asigaye ukawukingirana ugashyiraho n'imyenda, ubundi ukirukanka. Yahagera nawe yabireba ati uyu ni umudayimoni, ni karande y'iwanyu, ati ndayirukana utazi igitambo cya miliyoni, ukaburagiye urayazanye wayaguruza wagira gute, ukabushyiza aho ngaho. Reka nkubwire, ugiye kujya uyatanga, nibyo bakubwiye ngo bikuweho,
bigukurikirane kugeza igihe uzamenyera ko ibyo kwa Yesu nta kiguzi bisaba, nta kiguzi, ntacyo bisaba. Desifo leba lekota ni pasinima lefasema anyway the bray the stikato babana nabigiye gukama kuko bizacura igihe bya Yesu nibyo birama. Namugi shuri mu byisi n'umuramutumuka ibya Yesu nibishira aramaza wenyine. Kwa Yesu niho bidashira. Petero na Yohana bari kumwe, wibuke ko batarahabwa umwuka wera, bataragira gute, batarahabwa umwuka wera. ubwire ko hari n'abandi bantu bagiye mu bidafite umumaro bavanga ibyinaha n'ibyo mu ijuru, babusana n'umwuka wera nyirizina, bawubuze bajya gucisha imbaraga. Reka nkubwire, kuko nta mwuka wera ufite uzahanwa kabiri. Havumwe uvuga ngo iravuze itagize gute, itavuze. Noneho batarahabwa umwuka wera barategereje, barihanganye. Kristo ngo atandukane nabo, arababwira ngo icyakora, ibyakozwe n'intumwa 8, icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo pika darandima bo kumamya i Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya no kugera kumera seva de bonegeri drome periara nesha hose kitahora vayasi pide more hema. Igihe cyose utariyumvamo imbaraga zo kuba umugabo wo guhamya ibya Yesu. Ariko ubundi reka nkubaza, urwo rusengero ubamo umazemo imyaka rutaraguhindura kwitwa umugabo uhamya ibya Yesu, ntuzi kwisengera. Niyo umuntu akubwiye ngo tera isengesho birakunanira, ubundi wize iki? Gupfukamira umushumba no kumubwira ngo wigiye ku mavuta ye, warize koko? Wize iki? Utazi no kwisengera? Ayi, wa mwenda wari ukingirije hera wagira ngo wakingurukiye abandi, wowe urasigara. Reka nkubwire, nicyo kikumenyesha ko uri kumwe n'umuntu nawe ukennye, mwisi y'umwuka n'umukene. Ayu, reka mbaseke, ubanye n'umuntu imyaka 2, ntuzi kwisengera, uri mu rugo, ntuzi kwiyiriza. Ariko reka nkubaza, ntiyavuze ngo tugere ikirenge muke? Intumwa ndashaka ko tugendana. Yego, turi kumwe. Amena. Intumwa zabanye na Yesu imyaka 3 n'amezi 6, byazihaye imbaraga ku rwego Yesu adahari, atagize ati adahari. Uzi ko ari abakristo bamaze mu nsengero imyaka 5 atashobora kwitegura amasengesho y'igice cy'umunsi cy'amasaha 12, ntabyo yashobora. Kubera iki? Nuwamureze uko wigishijwe nyine nukureshya, tukugire gute se? Ariko Imana igiye gukubita bene abo bungeri, hanyuma zizatataniraho abazifite uburyo bwo kuzerera bazirera. Izi ntumwa zamaze iminsi 10 ziri mu cyumba cyo hejuru, ziri zonyine, umwuka wera atari hasi, ubyibuke. Ariko zari zizi gusenga kuko Yesu ari kumwe nabo, yarabatoje. Zaranamubwiye ngo twigishe kugira gute, gusenga. Bitwigishe natwe tuzamena uko tubwira abandi. Twigishe gusenga, arabigisha. Hanyuma barabizana, baranabikoresha. Ariko umaze mu rusengero imyaka 5 no kwisengera mu rugo ntabyo uzi, igihore kigwa ku nzu uti baranyishe, umuserebanya wanyuraho ngati baraje, ubundi asiga ukawukingirana ugashyiraho n'imyenda, ubundi ukirukanka. Yahagera nawe yabireba ati ndakunda, uyu ni umudayimoni ni karande y'iwanyu, ati ndayirukana utazi igitambo cya miliyoni, ukaburagiye urayazanye wayaguruza wagira gute, ukabushyiza aho ngaho. Reka nkubwire, ugiye kujya uyatanga, nibyo bakubwiye ngo bikuweho, bigukurikirane kugeza igihe uzamenyera ko ibyo kwa Yesu nta kiguzi bisaba, nta kiguzi, ntacyo bisaba. Desifo leba lekota ni pasinima lefasema anyway the bray the stikato. Babana nabo bari kwinjira mu rusengero, bagenda bambaye neza. Nguwo muntu yari yaraheze aho ngaho, mwibutse ko yari yarahuye n'abantu benshi, yari yarahuye n'abamuha amafaranga, ariko yarabuze abamuha ubuzima. Yego,
ni ijambo rivuze ngo igitangaza giturutse kwa Yesu ntabwo ari ikiguha amafaranga ahubwo kiguha n'ubuzima. Seriwe zikata ntabwo Yesu aha abantu amafi gusa abigisha no kuyaroba. Etekete tasafa debrene taderea refosa graide fa Yesu mekuwa saki adiba abantu bose babaye mu mujyo we nevoke behedefo iyo batindanye nawe bahabwa imbaraga zo gukora iyo mirimo n'ibitangaza kandi bikagumaho. Ntabwo ari iby'umwanya muto, kizakubwira ko ibintu byaba ari iby'umwanya muto bahitinga akanya gato mu minsi mike ukabona bazimye. Ntabwo ari izavuye ku Mana, izo kwa Yesu nizihinduka. Yesu Kristo ko yararejo nududidididelaha nono sabao de babota rivaza bakikita nunutata n'uyu munsi ni kwari ni nakwa zahora iteka byose. Hanyuma ibyo ni ibiki? Ibyo bindi biva esti kalandima Yesu Kristo abaha umwuka wera. Yego. Ngo binjiye rero baramubwira ngo ifeza n'izahabu byo ntibitubifite, ariko hari ikindi dufite. Yego. Turakiguha mu izina rya Yesu. Amen. Ngo bamukozeho gusa ngo yumva ibintu, yumva amasinga yari yaramufasha. Mbonereho kubwira abantu ngo karandi baho, ariko iranarangira. Abajya bakurikirana Most TV muzajyeho mwandike karandi muzabibona. Imana yabimpaye 2009 irambwira ngo abantu bakabije kwibisha abantu ijambo karandi babiba. Umwaka akubwira ngo ni karande yiwanyu, wajya n'ahandi ngo ni karande. Iyo karande basengeye ntirangire, watangiye ibitambo 100 ntibirangire, ubundi urumva utazayipfana. Niba rero itaragiye yireka ubwo uzagumana nayo. Ariko niba wemera ko tuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana irarangira, irashira, ukaba amahoro, ugahinduka mushya, n'amateka agahinduka, n'abagukomotseho bagatandukana nayo, kubera ko Yesu yakijije aranabigaragaza. Yego. Aha, Imana ishimwe. Amen. None si ibindi nibiki? Izo nyigisho zagutwaye umwanya, ibyo bintu bakubwiye ni ibihendo by'abadayimoni. Nukugira ngo gusaba bagutwaza igitugu n'inkoni y'icyuma. Ariko kwa Yesu dufite ubutware, dufite n'ubushobozi. Twizeye. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe. Amen. Nigeze mpamagara abavuga butumwa baciriritse mu kwizera. Baraza. Ngewe banzaniye umurwayi kwa muganga bavuze bati taha utegereze. Uwo ndamweme. Jesi kwa muganga niho ngira hambere. Jya kwa muganga niba ari umutwe baguvura umutwe. Ahubwo umutwe kwa muganga batavura ni ukeneye amasengesho. Amaguru ugenda kwa muganga baguha imiti ushobora gusanga ari imitsi. Yego. Ahubwo amaguru kwa muganga batavura ni yakeneye amasengesho. Niba urwaye mu nda jya kwa muganga bakunyuze mu byuma bishoboka bipima inyama zo mu nda ejo indwara itazanakura. Hanyuma indwara kwa muganga babuze idafite umuti niyo masengesho akiza. Kuko Yesu akiza ni super power. Cyangwa se super puissance. Niwe munyembaraga. Yego. Afite puissance iri hejuru y'abaganga. Niwe muganga w'abaganga. Ariko none banzanira umwana kwa muganga bati yarwaye ibintu twarabibonaga. Babuze uko babyopera. Operation yarananiranye. Afite ibibyimba guhera hano kugeza mu gifu, mu muhogo hano. Jewe umwuka akambwira ngo ndibwigaragaza. Ndibwigaragaza igihogoye ku rusengero. Turimo turajyana. Turi kujyana. Birangiye navuga ngo deka musengere bandi bafite kwizera guke bagaca inyuma bagakoteza amafaranga ngo nasubire kwa muganga. Baramusubizayo se kandi bamusezereye. Ndasenga mitamugurira ji ndavuga ngo mu mbaraga z'amaraso yawe Yesu ni wowe ufite pièce nzima zasimbura pièce ziri muri uyu muntu zarwaye. Iyo uza kuturangira hari pièce dusimbuza twari kujya kuzigura, ariko kubera yuko nta spare part z'umubiri w'umuntu twigeze tubona inahangaha. Ni wowe watubwiye ngo tugutabaza uradutabara, utwereke ibikomeye biruje utamenye. Ndasenya ndamenagura ibi bintu mu izina rya Yesu. Nyibivuga nago uwo mwanya byamenetse, ariko uwo mudamu yararanye n'umwana we mu rugo. Ninjoro umwana aramubwira ngo mpa amazi, aramusaba muhana agakoma arakanywa, umwana arakira. Nyina za kunde barambwira ngo bene wanyu babarokora ngiye sinyijijwe, bari bankuyemo kwizera. Icyakora hari umugabo umwe witwa Shimiye w'Ikabuga, niwe wamusengera arambwira ati nanjye Imana irambwiye ngira mukijije. Ariko abandi bari begeranyije amafaranga, ndavuga ni yajyane ntuyasigaze.
ntujye kwa muganga bagusezereye nta handi ujya kuko buri ko aribo bari bamusezereye kandi mu bitaro bikuru ntari buvuge kuko nta wantumye kubyamamaza ariko yarakize kubera iki narabanye ndamaze wagiye kwa muganga yego bakubwiye iki baradusezereye no kubera iki afite ibibyimba bingana gutya kandi babuze uko babyopera nese ibibyimba bere hano bikagera mu gifu wabyopera ute wakuramo umuhogo se ni bya bindi bita ububasha bwa Yesu hanyuma iryo tegeko Yesu afite rero reka nanemera yuko naba abantu bakorana n'ibi bintu by'ibibaraga nabo barakora barasenga bikaba ariko nakubwiye ngo sicyo kimenyesha kuri umuntu w'Imana ibyo ibitangaza bitarimo ubugingo ibitangaza bitavuga ijuru ugahora ubwira abantu ukuntu ngo muzabaho inaha mugasirimuka ariko ntubwira abantu yuko n'icyaha kimunga ubugingo ntubwira abantu ko igihe kizagera bakava inaha bakajya mu ijuru ntubwira abantu yuko iminsi yo kuba inaha ngaho irangira hari n'ahita bavuga ngo oya ngo barana abantu ngo bagandisha abantu bakababuza gukora uzabaze mu ndangagaciro zanjye nkunda umukristo ukora umukristo w'umunebwe ntago duhuza mubwira yuko ahabanye n'iki jambo rivuga riravuga ngo nimuvuga ko abakiranutsi bazagubwa neza bazatungwa n'imirimo y'amaboko ntago ari imirimo y'amaboko y'abandi aho rero mukosore mutazanabeshya abantu mwakomeje kwihererana abantu mwabagize nk'abanyu ariko siko Imana ishaka Imana irashaka ngo abantu bahinduke bamenye n'iki Imana ibashakaho kandi reka tubabwire abantu nibimbuke ko Imana ariyo yabaremye abantu begera Imana nibatabaza batabaza Imana musigeho uwo muntu mwamaranye imyaka ingana uko yakumariye iki uwo muntu mwasenganye nabugingo bukaba utazi nuko biyiriza ubusa utazi uko bakomanga ku muryango w'ijoro utazi uko umuntu yacumuye yiyunga n'Imana hari n'abababwiye yuko ngo iyo ukoze icyaha ngo uhita watura uba abantu impamvu ubona babaye abasambanyi cyane kandi bari mu nsengero ni umudayimoni w'inyigisho bize ibabwira ngo iyo ugicumura ngo iyo Uwiteka tubonaho amaraso agahita banga amaraso yawe Yesu ngo ambeho kandi ungamaze gusambana ngo ubwo disi ngo araboneye ngo ubwo arejejwe nindakugize umutambyi se wo kweza icyo cyaha ko icyo ari icyaha gikurwaho n'abatambyi babisigiwe icyaha cy'ubusambanyi ibijyaha nk'ibyo biriho amaraso no kwica ntabwo wowe wabyiyezaho barakubeshye mwongere ndi pastori wabisigiwe ariko unabyemera uzanabaze ntago nuriye inkiki ntago ndi muri babandi bagiye kubigura nshuti yanjye ntago ndi muri babandi barwanya intambara zo kugira ngo babigereho kuko ntabyo nibisha mbivuga habona kuko ntawe niba kandi mbaye uzabaze ntabwo nsabiriza Yesu wanjye ajya ntunga akambeshaho kandi nkoresha amaboko nkuko nawe ukora nkoresha ubwenge nkuko nawe bukora simvuga yuko urimaye iryo turo naryanga ariko sinari gutegeka oya ntaryo nagutegeka abantu babaswe n'inda mbi yo kuyobya abantu umuntu akanaza afite ibyaha ntunamubwire ngo atura disi we ngo mureke dusirimuke ngo Yesu ngo ashaka abasirimu ntago mbyanga ariko nimusirimuke na mu mwuka kuki usirimuka ku mubiri gusa bakubwiye ko abasirimu bambaye amakote n'amakositimu ari abo mu rusengero se icyo tubarusha niko korari Bewura yaririmbye ngo twebwe icyo turusha abandi nuko twasezeranijwe ubugingo bw'iteka ibitarimo ubugingo ni ibyinaha no hanze birahari ibyo bitaramo byawe bimeze nko kwinezeza no hanze birahari iyo miziki imeze nka ndomoro ya solo no hanze zirahari urarwana n'iki rero iyo tuvuze bene ubu butumwa benshi hari abo busharirira kubera ko bariye byinshi bayobejwe cyane ariko naguhaye ibimenyetso ibyo bintu bakubwiye ubugingo bwawe uracyarara nabi ibintu winjiye mu rusengero ukora uracyabikora winjiye mu rusengero urindyarya usambanya abagore cyangwa abakobwa uhindura tekinike gusa kubera ko ufite izina rituma uri mu rusengero ubayobesha amanyanga yawe n'ubundi byaha urabikora uri umubandi nk'andi mabandi yose usibye ko wowe uri ibandi ryiyambitse uruhu rwera reka nkubwire Imana igiye kubatwikurura kandi ibyo bintu byanyu birashaje pe hanyuma rero nawe wa mukristo iyi ni imbuzi y'ijuru hindukira va ku giti dore Yesu igihe wahereye ubu nurabona yuko uri kurya ibintu bipfu uri kubona kuri kurya imboga ziroze
ubu urabona ko iyo nyigisho yawe itazakugeza mu ijuru. Niba ibintu urimo bimeze nk'ikimina, mwirirwa mu bintu ngo gusa ngo iwacu ngo turasenga ngo turanakundana ngo n'umuntu wese ngo tumukora blood shower, muhora mu ivi shower, muhora muri blood shower, mu kirenge shower, muhora muri anniversaire, ubwo ngo muri mu mwuka. Hanze hase niba bikora. Indakubwiye yuko ibyo bintu ngo ndi muri shower k'ibirori gusa, ngo batubwiye ngo uyu munsi tuze twambaye imituku, ngo turi abasirimu. Yaba n'umwuka mwari musirimutse, nta n'isengesho, nta na mwami Yesu ngo mujye museka, ngo mujye ku mazi murya ifi. Iyo ni inyigisho itangwa mu gihe runaka, icyo bita inyigisho y'umuryango, imibereho y'umuryango, uko abantu babaho. Ariko muhora mwiga uko umuryango ubaho. Kuki mukubitana se? Kuki mukubita mwashatse abandi gwiki? Kuki mwahukana se? Kuki mwiruka? Kuki mutingo? Kuki ziri gusenyuka zitaramara kabiri? Ni anose behavior. Nuko ibyo bakugaburiye ntago bifasha, ntago birambye, ni isosi gusa, ntago baguhaye umutsima utera imbaraga. Ibyo wariye niyo mpamvu. Reka nkubwire, umuntu atura umubu y'icyo yariye. Reka dusenge Imana. Baramubwira ngo haguruka, arahaguruka, ngo yinjirana nabo mu rusengero yiterera hejuru. Uhereye kera kose abakurikiye Yesu, abakorera Imana, ikizakubwira yuko uyu muntu w'Imana ari mu murongo ukujyana mu ijuru ni ibintu bine. Icyambere, azakubwira iby'intege nke zawe adaciye ku ruhande. Kabiri, azakubwira ko umunezero w'inaho utari mu bugingo ari ntawe uhari. Gatatu, akubwira yuko isi izarangira ijuru rikabaho. Kane, akorana n'umwuka w'Imana. Dore uko byagenze kwa Mose. Yego, kwa Mose ngo yenze ku mwuka wari umurimo. Kwa Mose yenze ku mwuka wari umurimo, ngo yuzuza umwuka wera abantu 70. N'uwari wasigaye mu ihema nawe yuzuye umwuka wera. Bivuze iki? Ararera bagakura. Naho wowe nukura, ibyaha wazanye uracyabikora, ingeso wazanye uracyazikora, uratukana ukanatukanira no kuri kamera no mu rusengero, warangiza ngo waburagaga. Nindakubwiye ko ijuru ry'Imana ribamo burage. Ibyo byose babyita mechanisme de defense. Uriyorohereza ariko urarembye, urindushye. Reka rero dusenge, reka dusenge, hanyuma umwana w'ubugingo abyumve. Murekurane n'ibidafite umumaro, mwitoze kunywa amata y'umwuka adafunguye. Abakuze abageze ku gihagararo cya Kristo, niba mwarasogonge mukamenya ko umwami wacu agira neza, didero ni mumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe. Ibyo bintu bine rero nibyo biranga. Kandi abantu bajya mu ijuru bahora bango Maranatha, umwami Yesu araza. Ubundi iyo nyigisho bayikuye, bazasomye bakareba uko intumwa zabagaho, bazasomye bakareba uko ba Pawulo na ba Petero babagaho, bazasomye bakareba uko na ba Eliya na ba Elisa babagaho batubanjirije. None si ijuru uvuga niba ari abo ariko uko tuya turimo ngo tuzabona batubanjirije. Iyo abakubanjirije, niba udakora nkabo, ntugende nkabo, ntubwirize nkabo, ntiwihangane nkabo, ntutange umurongo nkabo, ntusaba ubwenge nkabo. Ntabwo urabona abantu Imana ntabwo urabona abantu bari kubwiriza muri iyi minsi. Ayiwe akabwiriza ngo dufite imbaraga, ngo ntabwo twivuna, ngo sohoka. Hari n'uwo nabonye avuga ngo umudayimoni ngo uri mu muntu ngo akeneye amafaranga ngo 30,000. Akusanya inota zimuhaye ngo umudayimoni aragenda agaburira abadayimoni. Njyayo sinayaguha, ayo guha umuntu urimo abadayimoni, ubwo nkaha amafaranga abadayimoni. Ubwo nyine abayatanze namwe mu byumve aho mwayatanze. Reka mbabwire, ngo harya ngo muzakira inyatsi, ahubwo n'itarazi zaza. Ngo harya ngo yewe sawa manira kadusoze, reka dusenge. Umuntu wese akuremo icyawe ukivanemo, nanjye ndakuramo icyanjye. Icyo kora Imana irababaye. Ibyo bitangaza bitakuvuga Imana, bitangaza bitavuga ijuru. Ubwo bugingo abana ba Rasheli uzi cyabishe ni ukuba ingwingiri ntibakure. Dufite abantu babaye impinja na bugingo n'ubu ntibakura. Kubera iki? Indyo barya se ni iyi. Wowe uzapfata ibintu by'umubiri ubisiga ngo ni iby'ijuru, ubyimure ibingana niko wari uteye inahangaha hanze aho, ubyimure ubisiga isura n'ikote byo mu ijuru, ubijyane mu rusengero ngo bizarera abantu bakure.
ikibyarwa n'umubiri ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Wibeshya abantu rero. Reka dusenge. Ndumva ashaka gusenga, hanyuma abatwumvishe badukurikiye bahindure uburyo bwo gusenga. Imbaraga z'Imana zirahari. Reka nkubwire, mu mbaraga zo kwizera hakwiye kuvugirwa ibyo kwizera nyine, hakwiye kuvugirwa ibikiza ubugingo n'imitima. Imana iduhana umugisha. Reka telefone mbere yo gusenga. Nimero ya telefone? Yego. Nimero ya telefone ni 82 Yego. 07 82 64 60 89 07 82 64 60 utari mu Rwanda wongeraho akamenyetso ko guteranya ugashyiraho umubare 25. Ibindi niyo mibare wongeraho. Imana iduhana umugisha. Nitwa Reverend Pasteur Moise Sindayigaya. Imana ibahe umugisha. Ndabakunda. Reka dusenge. Mana y'imbaraga, kora ku maso y'abantu bawe. Uracyakora ibitangaza. Otikalas, uracyakiza, uracyabohora, uracyahindura ibintu, uracyatanga ubuzima, uracyakiza. Abantu nibareke kwiyegeka ku izina ryawe batarakize. Ubohora umutima kandi ukore ku maso abantu bamenye neza aho bahagaze, bakwegere kuko ari bibanze ryo kwizera. Ukize ubugingo kandi abo Satani yaramaze gutwaza igitugu ubabohore guhera none, ni mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha.